yankunda uburyo nkeyaringa uburyo aba proud yanjye twagiye twasohotse nyine turi out afite ukuntu aba ari proud yanjye kurenza mbere tutaraba. Iyi ni the KEZA hotel apartment, amashambure meza, ibyumba byiza ku bantu bashaka kuruhuka. Ikintu cya mbere ni ukubaho muri buno buzima ufite intego, ufite icyo ushaka. Iyo uzi icyo ushaka niyo ntambwe ya mbere yo kuba wakigeraho. Yes, alright, nk'ibisanzwe ni BBM TV ukurikirana umunsi ku munsi isaha ku isaha, ndetse hirya no hino y'igihugu mu nce zigiye zitandukanye, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo, tutibagiye umujyi wa Kigali. Murabizi yuko ibiganiro byacu tubagezaho byose nta handi wabisanga ni hano the KEZA hotel. Ahantu heza ni ngombwa ngo the KEZA umve ngo naho ni heza. The KEZA hotel rero nkomeje kugenda niganirira n'abantu baho, ubuzima bwaho bimeze bite, dutembera nibariza. Nasanze umukobwa mwiza nkuko muri kubibona kuri kamera yanyu, mwiza pe, ni ubwa mwiza ukora kuri reception ya the KEZA. Reka dutangira twibwira ndetse atubwire n'ibyo bakora hano muri rusange. Wiriwe neza? Nyiriwe neza. Abadukurikira nta kibazo. Turashaka kumenya ubundi the KEZA hano mukora ibijyanye n'iki, mwakira abantu mu buhe buryo? Kuri iyo umuntu avuze reception nekereza yuko ariho hantu umuntu akinjira asanga information zose. Mwebwe bimeze bite, mwakira abantu gute? Mbere y'icyo kibazo rero abanzo natwibwire tumenye wo turi kuganira. Nitwa Adelphine. Ni the KEZA hotel apartment, tugiramo serivisi zitandukanye. Dufite amashambure meza, ibyumba byiza ku bantu bashaka kuruhuka, abantu se bari mu ngendo zitandukanye, abantu baturutse mu bihugu bya kure. Dufite ibyumba byiza cyane, dufite ama single rooms, dufite standard rooms, tukagira ama twins. Ni ibyumba byiza cyane bimeze neza. Yes, ugitangira kano kazi wakajemo wenda ukamazemo igihe runaka nari wigirwe nkubaza nibyo wari usanzwe ukora, cyangwa baravuze bati kwa ko dukeneye umuntu uzajya ukurura abantu, reka twizanira Delphine? No, naje kuri reception, niko kazi kanjye, niko kazi nsanzwe menyereye gukora. Tugiye kwiganira Delphine, wabitangiye ryari, byaje bite kumva ko wagirwa umwizerwa bingana gutya ugakorera ahantu henshi hagiye hatandukanye? Ubimazemo igihe kingana? Ubimazemo igihe ntabwo ari kinini cyane ariko sinagitoya. Reception rero ntabwo bisaba ngo kuba umwizerwa cyangwa se kubusa gutya, ahubwo reception biterwa na bivana service utanga. Hano ni service dutanga. Ni ukuvuga ngo iyo ukigera hano winjiye, ikintu cya mbere kukwakira neza, uburyo wakirwa, uburyo nanga serivisi, nicyo cyizere bangirira. Ntago ari ukuvuga ngo isura cyangwa se icyizere, biterwa na serivisi utanga. Urabizi ko ari n'amasura utaza n'imbere y'umuntu ngo aje kukwakira. Reka twe kuvuga wenda ngo isura, ese n'ubumenyi bungana iki bino bintu ubifitemo? Bino bintu mbifitemo experience ko mbimazemo imyaka itari munsi ine niba ntibeshye. Ndumva bimazemo imyaka ishika kuri 4. Urumva mfite experience, mfite uburyo nakira abantu, mfite experience mu bintu bijyanye no gutanga service zitandukanye. Niyo yaba atari hano ariko ibintu bigendanye na service ndabizi cyane. Niko kazi konyine wakoze? Reka mwinjireho gato, cyangwa hari n'akandi wigeze gukora nako gatanga indi service? Yani ko nagiye nibanda utuzi nagiye nkoramo twinshi na twinshi, n'utuzi tugendanye na service. Wenda ni muri domaine zitandukanye ariko service cyane cyane. Dusangije domaine basimwe muri izo. Rega buriya na massage ni service, kandi nabyo urabona birajya gusa n'ahantu twagusanze. Basi ntago ngenzi niba barayikoze, twibwirire nyine iyo domaine ni iyo domaine. N'undi domaine nayihozemo mbere yuko nza muri the KEZA, ubucuruzi, kandi nabwo urabizi ko ni service. Ndumva ari cyo kintu nabanje gukora mbere yuko nza muri the KEZA. Ntagiye mu yindi myaka yabanjirije, icyo gihe nari ndi muri business. Ubundi wari warize iki nk'ibisanzwe ko tumenyereye ko nta mashuri ariho yigisha ngo service, cyangwa se nta mashuri yigisha reception? Wowe wenda wari warize iki kugira ngo wenda tubihuze na kino kiganiro turi kwikora?
njye nize muri secondaire nizemo computer economics and mathematics, hanyuma muri university nakomeje na finance and banking. Yego. Tuvugana ka lisansi ka ukibitsa. Yeah. Bihise binagusetsa, ushobora kuba ari iyo minsi myiza wagize uri muri university, ndaza no kuhageraho gatoya, ariko se ari abandi bajyaga baguca intege bakugata kuri ubundi reception ibiki burobona ari ibintu byahatari? Iyo utarinjira mu kintu byanze bikunze ibintu biguca intege ntibibura, gusa wowe ikintu ugomba guhatana icyo ushaka bitewe n'icyo ushaka, bigendana n'ikintu ushaka n'ikintu ukunze, niyo ntambwe ya mbere iyo kubigeraho. Yego. Biraza kuryohera cyane gukomeza kubaza uyu mukobwa mwiza, ariko tunakwibutsa yuko ugomba gukora like, share, comment and subscribe kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi tukugezaho muri hano muri the KEZA Hotel, n'ahandi hantu ushobora kudusanga tuba turi gukorera nka BBM TV. Reka twikomereza n'umukobwa wanjye nisangiye ku reception, niwe wanyakiriye nkigera hano rwose, ariko uburyo yanyakiriyemo byari bitangaje. Wari usanzwe utanga hug cyangwa bwari ubwa mbere mbibonye? Ya muri service bisaba hari uburyo first impression y'umuntu niyo ikwatracting uburyo uri bumwakire, bitewe n'uburyo nawe waje nkabona uri umuntu uri cool, byatumye mwakira neza. Ntabwo ibindi ndi bubivugire kuri kamera yankoreye, ariko nanjye natunguye, nge bwari ubwa mbere mbonye, ni ukuri kw'Imana service nk'iriya mwana twakiriye neza by the way. So this time niki ubona nk'imbogamizi wenda mu kazi kawe ka buri munsi, ikintu gishobora gutuma utagakora neza cyane atuma anytime wanakavamo? Ntabwo nakita ko ari imbogamizi cyangwa se ntabwo ndi buvuge ngo ni imbogamizi cyangwa se ni challenge ishobora gutuma nava mu kazi kanjye, gusa ikintu kibaho gisa naho ntabwo ndi buvuge ngo kirakomeye ariko ntikinoroshye. Nuvuga ngo hano kuri reception uhura n'abantu batandukanye, bafite nationalite zitandukanye, bafite imyemerere itandukanye, imico itandukanye y'ibihugu, urumva bisaba kwisanisha na buri muntu wese uburyo ajemo, urumva ni ikintu kiba kitoroshye, ariko umunsi ku wundi ugenda ubimenyera bitewe n'abantu ugenda uhura nabo. Yes. Ntabwo byari bimenyerewe cyane ko dushobora guhura n'umuntu wa reception akanaduherezaho experience. Akenshi tuba tubwira rura rubyiruko ruba runadukurikiye, ni nk'iki wenda wabwira urubyiruko rukitinya nk'abakobwa bagenzi bawe, igitsina gore murabizi muri imbere muri iyi minsi niko twavuga, niki wabereka ko bagomba kwirinda cyangwa se bagomba nabo ubwabo gushyiramo n'umwete? Ikintu cya mbere, inama ya mbere naho nk'urubyiruko, ikintu cya mbere ni ukubaho muri buno buzima ufite intego, ufite icyo ushaka. Iyo uzi icyo ushaka niyo ntambwe ya mbere yo kuba wakigeraho. Then kandi ukirinda iyo urimo gufokasinga ku kintu, challenges ziba nyinshi, abaguca intege babanye benshi, ariko ikintu ugomba kumenya icyo ushaka ugafokasinga ku kintu. Challenges zo ntizabura, ariko ugomba kuba uri umuntu ufite confidence kandi urwanirira ikintu ashaka kugeraho, ibindi byose bigenda biza. Nakubwiye ngo njyewe uyu munsi niba ari amahirwe yansekeye, twihutaho gatoya, hari abantu wenda bajya baza bakeneye indi service turi bwite wenda nk'iy'ubukerarugendo n'urugero, ese hano murabikora bigenda bite, mubafasha mu buhe buryo bo, kuko bo baba bavuga bati wenda nimudufashe twe twigendere, kandi tuzi ko uje kuri hotel right, niba atari ukurara kuryama aje kwenjoyinga, niba atari kwenjoyinga aje kureba inshuti ye runaka no kwiganirira. Ese mwebwe mubafasha mu buhe buryo? Ese mwe n'iki mukora kugira ngo babone nabwo iyo service kandi itangwe neza? Ni hano se babasanga? Murakoze. Muri the KEZA Hotel Apartment dufite imodoka ifasha abakerarugendo, abashyitsi baje batugana, baba ari abaraye mu byumba byacu se cyangwa ari abifuza iyo service. Dufite imodoka n'umushoferi wacu udufasha kuba yabatembereza ahantu hatandukanye, nko muri Nyungwe National Park, Akagera n'ahandi hatandukanye. Dufite imodoka ibibafashamo, turabafasha. Izo ni service dutanga.
yes tugana ku musozo ni ihe nama wagira umuntu wenda udukurikiye none hanga ukurikirana ibiganiro bya BBM TV ni ihe nama wabagira wenda y'abantu bumva yuko gukora aka kazi ngo reception ari umugayo ese ari yagisebo se rimwe na rimwe uretse ko ntibinavugwaho cyane ariko na bamwe bagifite icyo kibazo wabagira ihe nama ndibanda kuri cya kintu twahoze tugarukaho cyo kumenya ngo kubaho ubuzima bufite intego kubaho uzi icyo ushaka ntabwo akazi ko kuri reception ari akazi kagahitse cyangwa bafata uko bashatse bisaba ahubwo kureba ngo aka kazi nkagiyemo nshaka iki ukamenya icyo ushaka then iyo umaze kumenya icyo ushaka muri ako kazi urushaho kugakunda ndetse no kugakora ufite icyo ushaka bikagufasha kuba wakigeraho tunagana ku musozo n'ubundi nk'ibisanzwe murabizi yuko njya ngira igice cya kabiri cy'utuntu n'utundi ni utubazo tuba tugiye kuganiraho byakubayeho cyangwa se wowe ubwawe we wakoze nuvuga ngo nta kubeshyanya kuba kurimo ni utuntu n'utundi mu kino gice rero tugenda to be honest twagiye sasa ku ishuri bakundaga kuguserereza tubwira ikintu cya mbere baguserereje ukigerayo kumva urababaye ikintu cya mbere banserereje ndabyita ko ari ukunserereza ahubwo narinzwe nk'umuntu witonda cyane ariko tica yaba yasohotse n'inge muntu waderanjaga cyane ariko mu gihe ahari bakaba bazi ngo ninge muntu witonda cyane then bakajya nyine bandeba bagaseka mu gihe umwarimu yinjiye bakarebana bagaseka muri make uri indyari oya ntabwo ndi indyari yes ufite umukunzi ariko mfite umukunzi arabizi neza n'akazi ukora arabikubahira aranabikunda arananshyigikira ufite ubukwe ryari niba atari ubukwe twarabukoze none ubwo ni njyewe usigaje kuza guhemba right no kubasura iyo wasohotse nsoza akantu ka nyuma iyo wasohotse n'umukunzi wawe ni iki cyiza umubonaho cyase uhora umubonaho utigeze umubonaho mugikundana uwo munsi thank you ikintu ntigeze mbona tugikundana mbasha kubona uyu muntu ariko uhora umubonaho ukavuga uti usiko akantu ntari nzi ko akagira kandi ukabona ni keza we kuri wowe wakaba atanabizi yankunda uburyo nkeyaringa uburyo aba proud yanjye twasohotse nyine turi out afite ukuntu aba ari proud yanjye kurenza mbere tutarabana ndabikunda cyane what okay reka tugushimire rero this is okay turimo no gusoza n'ubundi reka atunyuriyemo aga service cyase service zose muri rusange hano batanga kugira ngo nuze atugana cyangwa se twagiye tubicamo hagati na hagati ariko none reka azitubwire neza ku murongo nk'ukuntu we bo babifite kuri menu yabyo none namwe muzana tugane de KEZA no kuri kw'Imana dutanga keya nk'izo bamaye nyinjira BBM TV ushaka kudukurikirana mwibutsa gukora like share comment niwagirwe gushyira mo comment please and subscribe kugira ngo ino nkuru cyangwa se bino biganiro tubagezeho bigere hirya no hino ku isi hose reka atwibwire zino service twagiye murakoze muri de KEZA hotel apartment dutangamo service zitandukanye nkuko nabibabwiye dufite amashambure meza tugira swimming pool dufite piscine nziza cyane iyo turi muri dry season tuba dufite abantu tugira ama event tugira tugira swimming pool tuba dufite ama swimming pool dufite event n'uyu munsi turayifite tugira igikoni cyiza igikoni cyacu gitegura amafunguro ameze neza dufite sale y'ubukwe ibasha kwakira abantu bagera kuri 400 abantu bafite ama event atandukanye dutanga service nziza abantu bafite ama mariage civil abantu bafite bashaka gupropose abakunzi babo ni karibu dutanga service nziza by'umwihariko ufite na buffet nta kibazo abantu baza bakodaringa kuri buffet cyangwa ni y'ibyo bitaramo biba byabaye gusa amahitamo n'ay'umukiriya biterwa iyo abona gukoresha buffet ari byo bintu byamufasha turayikora iyo ashaka gukoresha amakomande nabyo nta kibazo turabikora reka tugushimire cyane
Okay, mwakoze rero gukurikirana BBM TV nakagaruka murabizi ko ni Omar the Promoter uba mukurikiranye umunsi ku munsi. Reka rero nsoreza ahangaha ibiganiro byose muzajya mubona ni KEZA Hotel tubikorera. Reka mutugane, services nziza cyane, mwumvise ko n'ahandi hantu wazibona uretse muri KEZA Hotel. Ni hano Kimironko umanuka gatoya munsi y'umuhanda ujya kuri sector cyangwa se ku murenge wa Kimironko. Umuhanda ukurikiyeho mu buryo bwawe uva Kimironko, mu bumoso bwawe uturuka Kibagabaga. Naho ngaho rero ukapa ka 44 naho ngaho imbere yaho gatoya uba uhageze.